Byari byakubaho ko wicara warangiza ukavuga uti ngiye gukora igikorwa runaka cyangwa se ngiye kwiga, nyuma y'iminota 5 ugahita utangira gufata kuri telefone yawe ugatangira guscrollinga kuri TikTok, ugascrollinga cyangwa se kuri YouTube no ku zindi mbuga zose uri kureba ama message. Byari byakubaho. Uyu munsi turaje turebe ikibitera ndetse n'uburyo wabyirinda. Icano yanyu izajya ibafasha kumenya utuntu tw'ubwenge n'utundi tuntu twa technology, bayita Thinking Smart Rwanda. You are welcome. Abantu benshi ibi bibabayeho batangira gutekereza ati turabanebwe, cyangwa se bakumva nta kindi kintu babasha kwigezaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo uri umunebwe, kubera ko ubwonko bwawe nibwo buba buri kugutegeka gukora ibyo bintu. Ndetse ndaje nkubwire ikintu kiba cyabaye mu bwonko bwawe kugira ngo uzisange warabaye utyo, ndetse nkubwire n'ibintu wakora kugira ngo ubashe kubyirinda ibyo ngibyo, ubashe no kubirwanya, ubwonko bwawe bwongere busubire nk'uko bwari bumeze kera. Turabanza tumenye duti se ibi bigenda bite? Tugomba kumaza tukamenya ko ubwonko bwacu uko buteye bwo buhora bushaka ibyishimo. Kugira ngo dusobanukirwe uburyo ibi ngibi tubaho, turabanza tumenye ko mu bwonko bwacu harimo ikinyabutabire cyitwa dopamine. Turabanza tumenye ko nanone ubwonko bwacu icyo buba bushaka kuri twebwe ni ugutuma twishima. Ibintu byose ubwonko bukora buba ari bya bintu bidushakira ibyishimo ndetse bigashaka n'uko twabaho. Iyo tugiye mu bikorwa biduha ibyishimo cyangwa se ibikorwa bituganisha mu kubaho neza nko kurya, ubwonko bwacu icyo gihe buhita burekura iki kinyabutabire cyitwa dopamine. Iki kinyabutabire cyita giha sinyare ubwonko kikabubwira yuko icyo gikorwa dukoze ari cyiza kandi gifite akamaro kandi kigomba gusubirwamo. Uzarebe iyo uri guscrollinga ukuntu uba wumva amavideo aryoshye, ukumva ibintu uri kureba biri kukuryohera, uko biba biri kukuryohera ni nako ubwonko bwawe icyo gihe buba buri kurekura icyo kinyabutabire cyitwa dopamine. Kubera ko ibyo bintu bigaragarira ubwonko nk'ibintu biryoshye, dopamine igenda iguma yiyongera mu gihe uri gukora icyo gikorwa. Hanyuma icyo gihe wari wicaye uvuga tugiye gukora ikintu cyakugirira umumaro, ubwonko buhita buvuga buti burya iki kintu ni cyiza, reka tugumye duscrollinge aho kugira ngo dukore ibintu byadutesha umutwe, aho kugira ngo dukore ibintu bitatuma twishima. Ikibabaje muri ibyo byose ni uko iki gikorwa kiba ako kanya, ntabwo ari igikorwa gitinda. Hari igice cy'ubwonko cyitwa prefrontal cortex. Iki gice gishinzwe guca urubanza ndetse no kwikontorora. Ndetse iki gice kugira ngo tugisobanukirwe urabanza urebe nko muri organisation runaka. Kugira ngo ubanze urebe nko mu kigo runaka, buri kigo kiba gifite uwo bita CEO, ndetse uyu nguyu niwe uba ushinzwe ibikorwa byose bibera muri icyo kigo. Icyo gice cyacu cyitwa prefrontal cortex kimeze nka CEO wo muri urwo ruganda watekereje. Iki gice nicyo gishinzwe guhitamo ibyo ugomba gufokasingaho, ni ukuvuga ngo nicyo gishinzwe kuguha ibingi, ukavuga uti ibi ngibi nibyo ngomba kuba ndi kwibandaho, ibindi nkabyihorera. Ese ibi ngibi ngomba kubanza nkabyihorera, nkabanza ngakora ibi ngibi kuko nibyo by'ingenzi. Icyo gice nicyo kibishinzwe ibyo byose. Ariko uko uri guscrollinga cyangwa se gukoresha telefone yawe, ubwonko bwawe buba buri kugumya bwakira ibyishimo. Icya gice gishinzwe kugufatira urubanza, kugucira urubanza, ntikibashe gukora neza, byarangiraho bikazageraho bikakirenga. Bityo rero icyo gihe ntabwo icyo gice kiba cyabasha kugucira urubanza ruzima ngo kikubwire kiti ibi ngibi ugomba kubikora cyangwa se ntugomba kubikora. Ntabwo icyo gihe kiba gifite ubwo bubasha. Katubanze turebe ese ubundi ni gute tekinoloji ibasha kunyanganya ubwonko bwacu. Buriya rero abantu bakora ama application y'amatelefone ni abagome cyane, kubera ko uzarebe nk'iyo uri kuri TikTok ukabasha kureba video isekeje, icyo gihe dopamine ihita irekurwa ako kanya. Ndetse wapostinze nk'ifoto nko kuri Instagram ukabona ka like, ukabona iyo notification ko ifoto yawe uri kubona ama like menshi, urishima. Uko ugumya wishima niko dopamine igoma irekurwa. Wabona nka message inshuti yawe koherereje nabwo ukishima.
Ariko ibi ntibyatuma tuvuga ko ubwonko bwawe ari ubunebwe, ahubwo ubwonko bwawe buba buri gutozwa kuguma bwakira ibintu bibuha ibyishimo ako kanya, bukaguma bwakira ibintu bibuha ibyishimo buri kanya, bityo bikazagera aho ngaho bikakugora kubasha gukora ikintu kimwe aricyo ushyizeho umutima, ahubwo ugahora wishakira gufata fone yawe ureba ayo mu mesaje, uri kureba uburyo abantu baguhaye amalayiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aka kanya ndagira ngo utekereze kuri telefone yawe. Ese ni kangahe byakubayeho ko telefone yawe wenda yaba irambitse ku meza, warangiza ukayikoraho ukayifungura ukavanamo nka password utabanje kubitekerezaho, udafite n'impamvu ifatika ugiye gufungura telefone? Icyo gihe ni ubwonko bwawe buba buri kubasha gusubiza ya dopamine. Iyo umaze igihe utari gukoresha telefone yawe, ya dopamine itangira kugabanyuka mu maraso. Yagabanuka mu maraso, icyo gihe kugira ngo ubwonko bwawe bwongere bugarure dopamine, ya dopamine igategeka ubwonko bwawe ko ugomba kongera ugakora bya bintu byaguhaye ibyishimo. Bityo rero ugafata telefone yawe ugatangira kuyikoresha, ukongera ukayikoresha. Waguma kuyikoresha, dopamine ikongera ikazamuka, yazongera ikagabanyuka ahazaza, ukongera ugakenera gukoresha telefone yawe kugira ngo dopamine wongere kuyigeze kuri rwa rugero yari iriho cya gihe. Bityo rero ibyo ngibyo bituma uba addicted kuri icyo kintu, ukaba imbata yacyo kukivanaho ntibishoboke. Ariko humure, uyu munsi nakuzaniye uburyo wabasha kongera gusubiza ubwonko bwawe ku murongo. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe wari ugiye gukora nk'igikorwa runaka, tuvuga urugero kwiga, ugomba kwiga iminota itarenze 25 kugeza kuri 30, kandi hagati y'iyo minota ukagenda ufatamo ibiruhuko bito nk'iby'iminota 5. Kangusobanurira impamvu iyi metode ibasha gukora. Iyi metode bayita Pomodoro technique. Impamvu iyi metode ibasha gukora ni uko ubwonko bwawe ntabwo bwabasha gufokasinga igihe kinini mbere y'uko butangira kumva bushatse cya kintu, kubera y'uko ubwonko bwawe buba bwaramaze igihe kinini butozwa gukunda guscrollinga, gukunda kureba amamesaje kuri telefone, bugeraho bukabimenyera, ndetse hakaba hatashira igihe kinini utarongera gushaka ibyo bintu. Niyo mpamvu ugomba gufata nk'iminota 25 kuri 30 uri gukora cya kintu kigufitiye umumaro. Ariko ntuvuge uti ngiye gukora iki kintu nyikore nk'amasaha 3 cyangwa se nyikora amasaha 2, kubera ko ubwonko bwawe nibwo bugutegeka, ntabwo wabishobora kubera ko buba bwaramenyereye. Ariko mu gihe ubashije kugikora nk'iminota 25 kuri 30 cyangwa se 40, icyo gihe ni gitoya cyane ku buryo ubwonko bwabasha kukihanganira mbere y'uko bugusaba kongera gushaka bya bintu biguha ibyishimo wamenyereye. Mu gihe ugiye gukora igikorwa nanone kigufitiye umumaro, ubu ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Wakupa notification kuri telefone yawe, cyangwa se telefone yawe ukaba uyishyize mu kindi cyumba mu gihe ugiye gukora cya gikorwa, kubera ko niyo wakakira notification ntoya byatuma dopamine yongera ikabyuka. Icyo gihe rero bikaba byaguhatira kongera gukoresha ya telefone yawe. Ikindi kintu wakora, ugomba kumenya ko ubwonko bwawe buba bukunda guhorana ibyishimo. Ntabwo wavuga uti ngiye kureka gukoresha telefone 100%. Oya, ahubwo mu gihe umaze gukora bya bintu nk'iminota 30-45 gutyo, ugomba kongera ugafata telefone yawe, niyo wareba aka video kamwe, ariko ukirinda kuba wareba amavideo menshi nk'uko wayakoraga. Iki gihe bitoza ubwonko bwawe ko ushobora kubasha kubangikiranya ibintu bigufitiye akamaro ndetse no kwishima, ariko ikigero kikagenda kigabanyuka, bikazagera aho ngaho byose bikazarangira ukongera ukamera nk'uko wari umeze mbere. Ndetse uretse no kureba video, ushobora no gufata igitabo ugasoma, igitabo kirimo agakuru gasekeje, kirimo agakuru keza, ukagisoma ukongera gufata telefone yawe ngo uyikoreshe, kubera ko abantu bamwe ntabwo babasha gukora iyo tekinike. Ugashobora kureba aka video kamwe bikarangira yarebye n'andi ma video menshi, akongera akabikoresha nk'uko kugero yabikoragaho, kandi icyo ashaka ari ukugira ngo telefone itazamugira imbata.
Noneho ubu ngubu umaze kumenya ko ubwonko bwawe atari ubunebwe, ahubwo ari wowe ugomba kubutoza, ndetse nakubwiye n'uburyo ugomba kubutoza kugira ngo wivane muri ibyo bintu. Nimba ushaka izindi video zimeze nk'izi ngizi, wadukorera subscribe kuri Thinking Sport Rwanda, kuko tuzajya tukugezaho utuvideo tw'ubwenge nk'utu, ndetse n'utundi tuntu twa tekinoloji nzajya ngenda nkugezaho. So stay tuned, nzakubona ikindi gihe. Bye bye.